umugore w'imyaka 36 ukomoka mu gihugu cya Zimbabwe witwa Lemon Kafunda yiciwe mu nzu iwe, yishwe n'umwana yareze amurera nk'umwana we, amajije gukura amwitura kumwambura ubuzima. Inkuru nk'iyi ngiyi ishobora kuba abenshi muri mwebwe mwatakariza icyizere ikiremwa muntu muri rusange. Inkuru irababaje cyane. Uyu mugore w'umutima mwiza yari umuganga ku kigo nderabuzima kiri mu gace kari mu gihugu cye akomokamo. Umuntu wese amutangira ubuhamya ko yari umuntu mwiza. Abo bakoranaga kuri ibi bitaro, kuri iri vuriro, bose bavuga ko yari umuntu mwiza wita ku bantu kandi ugira impuhwe. Ibyo rero yaje kubigaragaza aho yaje kugura inzu mu gace akomokamo, ahagura inzu nini cyane kandi nziza. Iyo nzu rero akajya ajyayo akayifatamo abarwayi, akayishyiramo abarwayi batandukanye, akabitaho kugeza igihe bakiriye bagataha. Hanyuma rero muri ako gace yaje kuhahurira n'umwana w'imyaka 14 witwa David. Yaturukaga mu muryango ukennye utifashije. Uyu mudamu yaje gufata umwanzuro wo kuba yafata uyu mwana akamurera, akamugira nk'uwe, akamufasha mu myigire, akamufasha mu mikurire, akamufasha muri byose mu buzima, mu bintu byose bikenerwa muri ubu buzima. Yaje rero kujya kureba ababyeyi b'uyu mwana, barahura, bumvikana ko agomba kumujyana bakabana. Nibwo rero uyu Lemon Kafunda yaje kujyana uyu mwana David iwe mu rugo, atangira kumwitaho, amushyira mu ishuri, amwitaho ku buryo bwiza nk'umubyeyi. Lemon Kafunda yajyaga ku kazi agasiga umwana mu rugo mu biruhuko, ubundi akamwohereza ku ishuri. Nyuma rero yaje ku mwana gutangira guhindura imico, hanyuma akajya atangira kugaragaza imico itandukanye n'iyo yari afite kuva na mbere. Mu gihe rero yari yitegura gukora ikizame gisoza amashuri yisumbuye, nibwo yatangiye kujya yitwara nabi cyane bikabije, akajya afata ndetse na bimwe mu biyobyabwenge. Ariko mu gihe tukiri aha, kora subscribe kumba ntacyo bigutwaye, kugira ngo ujye ubasha gukomeza kubona inkuru zacu. Lemon Kafunda yakomeje kubana na David ariko atangira kujya agenda ahinduka, amubera umwana utari mwiza, kugeza nubwo hari igihe yigize kugerageza kwinjira mu cyumba cye amufate ku ngufu. David rero aho amajije gukurira no gutangira guhindura imyitwarire ye mibi, yaje kujya atangira afata n'ibiyobyabwenge. Uyu mubyeyi Lemon Kafunda aza kureba asanga umwana yarahindutse cyane, ntakiri wa wundi yareze, yatangiye kurera hambere. Ubwo hari hashize imyaka 7 babana, birumvikana ko David yarageze ku myaka 21. Uyu mubyeyi rero Lemon Kafunda yaje kwerekeza mu cyaro iwabo wa mwana aho yamukuye, ajya kuganira n'ababyeyi be, ababwira yuko David yahindutse cyane, asigaye afite imyitwarire iteje inkeke, ko yabasaba ko uwo mwana yamubagarurira. Yarahavuye rero, ntabwo yashaka kuba umuntu mubi, nta nubwo yashaka guhita afata ibintu ngo bifatirane abikore mu buryo butari bwiza. Yaje gusubiranayo na David kugira ngo amuhereze umwanya bazatandukane neza, atamweretse ko amujugunye hanze cyangwa se ngo amwirukane. Bageze rero iwe mu rugo rwa Lemon Kafunda, uyu mubyeyi yaje kuryama nimugoroba, hanyuma David aza kumusanga mu cyumba cye, ariko ntabwo yari wenyine icyo gihe, yari yahamagaye
ubufasha, umuntu wamufasha kumwicira uyu mubyeyi. Aza kwinjira mu cyumba cye, arangije bombi uko ari babiri, David ndetse n'undi muntu yari yatumiye ngo bakorane icyo cyaha, baje gufata Lemon Kafunda ku ngufu, baramusambanya, barangije baramwica. Bamaze kumwica rero, mbere y'uko bamwica bamuhatirije kwandika ibaruwa we n'intoki ze. Ibaruwa arayandika, hanyuma baramwica, bajya kumujugunya mu myanda yari iri hafi aho ngaho, hafi y'urugo. Byaje rero gutera urujijo abakozi bakoranaga na Lemon Kafunda aho ku bitaro aho yakoreraga, baza kwibaza icyo yaba yarabaye. Hanyuma niko gutabaza abo mu muryango we nawe bamubuze, batabaza inzego z'umutekano, polisi rero zaje iwe mu rugo kwa Lemon Kafunda, basanga David wa mwana yareraga. Ntabwo rero urumva nta gitangaza cyo kuba bari kuhamusanga, kuko byari bizwi ko David asanzwe abana na Lemon Kafunda. Ariko mbere yaho Lemon Kafunda uyu mubyeyi yahoraga iteka aganiriza abantu benshi batandukanye, akabaganiriza ku bijyanye n'imyitwarire y'uyu mwana David, ko yatangiye guhinduka, ko atangiye ko asigaye anywa ibiyobyabwenge, kandi ko asigaye yarahindutse imico cyane, asigaye afite imyitwarire itari myiza. Polisi rero yinjiye mu nzu, yinjira mu cyumba cy'uyu mubyeyi Lemon Kafunda, barangije babona ibaruwa, agapapuro yari yanditse kavuga ko ngo arambiwe, atewe ipfunwe n'ibibi n'ikintu kibi yaba yakoze, ngo ko agiye kurangiza ubuzima bwe hafi y'urugo hateye ibiti. Abapolisi rero berekeje aho hantu, bagezeyo ntibabona umurambo we, baramubura. Niko kugaruka basoma ibaruwa uyu mubyeyi yari yanditse, bari bamwandikishije ku ngufu, barayisoma yose, basanga ko handitsemo ko ngo asize araze 10% ry'imitungo ye uyu mwana David. Abantu benshi cyane rero murabizi ko biragoye ko umuntu, buriya amaraso y'umuntu ni ikintu kigoye, kwica umuntu gutyo gusa bikarangira gutyo ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Uko biri kose haba hari ibintu biba bigomba gukekwa. Abaturanyi rero hari ibyo batangiye gukeka, hari n'ibyo batangiye gutekereza mu byo baketse cyangwa se babonye. Ko gutangira gutunga urutoki uyu mwana wareragwa na Lemon Kafunda ariwe David, batangira kuba bamushinja ko yaba afite aho ahuriye n'urupfu rw'uyu mubyeyi Lemon Kafunda. Baramubwira bati, ni gute turabizi neza ko yajyaga bitubwira ko wigize ugerageza kumufata ku ngufu, kandi turabizi ko yarari mu nzira zo kugusubiza iwanyu kubera imyitwarire mibi yawe. Ikindi turabizi neza ko wari usigaye witwara nabi cyane ku buryo yari yarafashe umwanzuro ko kudakomeza kubana nawe. Ati bishoboka bite ko yaba yanditse ibaruwa ku giti cye akiyambura ubuzima agahitamo gusigira imwe mu mitungo ye wowe, kandi bizwi neza ko n'ubundi mutari mubanye neza, yari afite gahunda yo kugusubiza iwanyu. Abapolisi rero bahereye aho batangira gukeka David uyu mwana warezwe na Lemon Kafunda ko yaba afite aho ahuriye n'urupfu rw'uyu mubyeyi. Niko rero kumuta muri yombi, baramujyana bamugejeje kuri sitasiyo ya polisi yabo. Uyu mwana atangira kwiregura avuga ko we yaratewe ipfunwe, ndetse yarafite n'ubwoba bw'uko yasubizwa iwabo mu muryango akomokamo, yanga gusubira mu buzima bubi bw'ubukene ndetse n'inzara byarangwaga aho mu muryango iwabo.
Ntabwo rero uyu mwana ari we wenyine wakekwaga ku rupfu rw'uyu mubyeyi Lemon Kafunda, nyamara byaje kugaragara ko n'umubyeyi cyangwa se w'uyu mwana David nawe ashobora kuba ari we umufatanyacyaha yafashije umuhungu we David kwica ndetse no gufata ku ngufu uyu mubyeyi. Nawe rero yahise atabwa muri yombi, nawe ajyana guhatwa ibibazo. Akigera rero kuri sitasiyo ya polisi, uyu mubyeyi yagaragaje ko nawe atari kwihanganira kongera kubona umwana we agaruka mu muryango, anemera ko ari nawe yafashe ku ngufu Lemon Kafunda. Rero bombi bahurije ku kintu kimwe, ni nako kujya kwerekana aho batabye umurambo w'uyu mubyeyi Lemon Kafunda, bagaragaza ko bamutabye mu myanda cyangwa se ahantu bajugunya imyanda. Mbibutse yuko uyu mubyeyi yari umuganga ku kigo nderabuzima cyari kiri mu gace akomokamo mu gihugu cya Zimbabwe, kandi abantu benshi bamutangiraga ubuhamya bavuga ko yari umuntu mwiza, yita ku bantu, akunda abantu, agira urugwiro ndetse n'urukundo. Iyi nkuru ishobora kuba yatuma abantu benshi bibaza bati, ese kuba umuntu mwiza ni icyaha? Ese kugira neza ni ibintu wakabaye uzira? Ese kuba wagirira neza ikiremwa muntu ni amakosa wazira? Abenshi rero barimo n'abiganje mu bakoranaga n'uyu mubyeyi Lemon Kafunda bababajwe cyane n'urupfu rw'uyu mubyeyi, banashengurwa cyane n'urupfu yapfuyemo kandi anishwe n'uwo yareze, n'uwo yagiriye neza, n'uwo yeretse umutima wa kimuntu, ariko nyamara we amwereka umutima wa kinyamaswa. Hari benshi cyane rero bibaza bati, ese uyu mubyeyi yaba yarafashe umwana utari uwa nyawe? Yaba yarafashe umwana n'ubundi usangana umutima wa kinyamaswa? Abandi bakibaza bati, ese uyu mubyeyi yaba yarazize kuba yarafite umutima mwiza? Abandi bakagira bati, ese ni impamvu nyabaki ubundi umuntu agira neza ku rwego rungana gutyo? Abandi bakagira bati, iri ni isomo ritwereka ko tudakwiye kugira neza, dukwiye kureka abo ngabo n'ubundi bakaguma uko bameze, kuko nta neza ya rubanda. Ese wowe urabyumva gute? Twandikire muri komenti utubwire aho uherereye ureba iyi nkuru, hanyuma unatubwire icyo wavuga kuri iyi nkuru. Ese ubona kugira neza bikwiye, cyangwa abantu bakwiye kuba banyakamwe kugira ngo banirinde ibibazo nk'ibyo bya hato na hato? Uyu mubyeyi rero reka tumwifurize iruhuko ridashira, kandi dusabe n'umuryango we kwihangana, twifurize umuryango we kwihangana, kandi nabo bakoranaga nawe bakomeze kwihangana. Ni kenshi bajya bavuga, umunyarwanda niwe wavuze ati, icyo uzazira muragendana. Icyo uzazira muragendana. Uyu ni umugani wa kinyarwanda ugaragaza yuko iteka icyo uzazira uko byagenda kose ujya kukihigira, uracyishakira, urakiyegereza, kikuba hafi. Urumva yuko intandaro y'uyu mubyeyi yaturutse ku rupfu rw'uyu mwana yareze, ariho twabihuza n'uyu mugani tugira tuti, ese iyo ataza kwikururira uyu mwana ntabwo yari bupfe? Ese iyo ajya kure akareka ibikorwa byo gufasha ntabwo yari bugire ikibazo? Ntabwo yari bupfe? Cyangwa n'ubundi yari kuza akaba ari umwica, kuko byari bigenwe ko n'ubundi ari uzamwica yenda mu igeno rye? Ikindi kibazo tukongera tukibaza tuti,
ese ubundi ni iteka ko akenshi icyo tuzazira ari twe tukikururira, cyangwa biba byarateguwe n'ubundi mu mibereho ya muntu ko biri setup, biba biteguwe cyangwa se biba byarapanzwe n'Imana kuva avuka ko ibyo azazira n'ibyo azanyuramo byose agomba kuba abyiyegereje cyangwa bimuri iruhande cyangwa akabona binamwituyeho. Abenshi rero nimugendere ku marangamutima y'iyi nkuru, mwume mwumva yuko kugira neza cyangwa se kuba mwagira umutima wa kimuntu byahagarara cyangwa se mukabishidikanyaho, mukabigiraho impungenge kubera inkuru nk'ingiyi iba igaragaye harabayeho kwiturwa inabi kuwo wagiriye neza, kubera ko ntabwo abantu bose bateye kimwe. Uyu munsi ushobora guhura n'umuntu mubi utaranamugiriye na neza ariko akakugira nabi kuko we ari mubi gusa. Uyu munsi ushobora guhura n'umuntu mubi yarasanzwe ari mubi ariko wamugirira neza, ejo ugasanga umutima we urahindutse, aretse kuba umuntu mubi abaye umuntu mwiza. Rero byose n'Imana ibigena, ntawamenya wasanga nawe rwari rwo rwandiko rwe kwisanga abana n'uyu mwana akamwambura ubuzima. Ntabwo bikwiye rero ko dukwiye gushyira muri rusange abantu cyangwa se n'ubuzima bw'abantu tubamo cyangwa se babamo ngo twumve yuko tugomba kubihuza n'ibiba byabaye ngo duhinduke abantu babi cyangwa se ngo biduhindure imitima yacu. Hari n'abandi bavuga bati uyu mubyeyi niwe wikurura ikishi, yakabaye uriya mwana akimara gufata umwanzuro ko agiye kumusubiza mu muryango we, yakabaye yarahise amurekeraho ntiyongere kumugarura iwe mu rugo. Ese wowe urabyumva gute? Ese wowe ubibona gute? Ese wowe wumva ari gukora iki? Ese yaba ari nkawe wari kwishyiramo, wari kubigenza gute? Iyo aba ari nkawe uri uriya mubyeyi niki wari gukora? Wari kumurekera iwabo? Wari kumurekeraho ukamubisa ukagenda? Niki wumva cyari gukorwa hagati y'uyu mubyeyi n'uriya mwana mu buryo bwo kwirinda amakimbirane bagiranye kugeza ubwo amwambuye ubuzima? Kora subscribe kuri Icyo TV shows nimba ntacyo bigutwaye, kugira ngo ukomeze kubona inkuru zacu uko umunsi ugenda tuzishyiraho, ni nako tuzajya tugenda tubana 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane, ugire umunsi mwiza.